wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye. Bakunzi ba radiyo Rwanda, uyu mwanya murarikiwe gukurikira ikinamico Umwana Wanjye Ishema Ryanjye, amahirwe akomeye ku babyeyi n'abarezi mu kwiga gukangura ubwonko bw'abana bacu no kubatoza imico myiza harimo gusoma no kwandika binyuze mu mikino. Asiki Papa, ko wimyoje ninde uhamagaye ntiyitabe? Tubwire papa, ninde? ni mu byihoreye bana ba mureke dukomeze twisomera ibitabo hajye ndoteye gusoma. Ni njyewe papa. Nibyo haryo ugeze ku inkuru muri. Papa, nari nangiye gusoma inkuru yitwa Inka ya Munana. Papa, murenzi yansomeye kandi ndabikunda cyane. Aha, niwumva noneho mwatangiye gutera intambwe nziza cyane. Gusoma ni byiza cyane bana ba. Ndashaka ko mumenyeza gusoma ibitabo byinshi ko bizatuma mugira ubumenyi buhagije. Sibyo keza nawe murenzi? Yego papa. Mure, mereza kiriya gitabo. Kire papa. Icyo warufashe. Icyo gishushanyijeho inzovu n'utwana tw'udupupe. Kizane. Hanyuma rero ngiye kubasomera inkuru yitwa Inzovu mu mujyi. Mu gihe nyibasomera mukurikira neza mwitonze, muraza kumbwira icyo mwumvisemo. Sibyo mure? Yego papa. Inzovu mu mujyi. Mwerewe. Inzovu yageze mu mujyi ugasusuruko ihingukira abategera imodoka, hari urujya n'uruza rw'abagenzi. Mwirewera hako mutanyikiriza. Cyangwa nimushaka munyihorere n'ubundi ikirishye data yawe murarere. Ariko se Kanya, nk'ubwo wabaye iki koko? Niko nk'ubwo uravuga uti? Ndavuga neza. Ubundi se nkubi urumva mvuga ururimi rw'ihene cyangwa n'urw'inka? Iyo mvuga ntabwo byumvikana. Ariko nyamana si ibyo navuze da, ahubwo nkwibariza ko wajya ugiye guhaha ukaba utashye wasinze nta n'icyo utahanye. wagira ngo nta n'ikintu. None se Kanya, amafaranga ajyanye nayo guhaha ibyo turarira? Amafaranga ndayataye ndayashaka ndayabura ubwo nimwihangane. Ngo nguki utiki Kanya? Nimwihangane. Ariko narumeye koko ngo wayataye akanakumirima mu Imana. Ariko ubwo mumijwe n'iki nkubi wese n'ibyago ukayata. Reka ndeba nishara ndumva ninanire nturanyirira. Ariko wavutagwa nkubi kandi reba basa nyine ngaza nsindiraho. Njyane hagira unesha umutwe nkubi. Reka nze tubonane Kanya nkwiye ko inamba zambarwa sha akagasuzuguro gakabije n'ukuri kw'Imana. Urambona igihe uhereye koko? Yesu reba skakubaho uzikugira ngo namasharuka nyishu umuyaga nkubi. Ujye Kanya, reka nze mba nkukosora n'ubundi. Ndekura Kanya, ndekura Kanya, wifatisha na ukora amenyo. Oyereka kubita kuko ayo waherewe izo nzoga nkose maze zigushiremo wone mbere wahereye. Ndakwica ni nako Kanya kama nkuze no uriye rimwe. Kanya keza ndekura mudu vuba ziba nawe ati uravuga mwisha keza mudu vuba wone byo hereye hamwe nkukosore si Kanya kana usigira ngo wone igihe wahereye ko kigarura igituma nkubitsa muhangayikishijwe n'igitabo kigoye mu mazi wa murenzi nasoni uvuko kabaye nako
muregenda iriya hirya rwanda nyine kanya rwanda neza yo kwa igitabo cy'abana akanya n'ubundi ubuyobe ko igitabo gifasha mu kwimenyeza gutuma neza kandi ndakongera umugore kanya reka kunsubika ndakuyana wanagira atereye reba uraza wasinze izo ndoga zanjye umunsi nimusigeho ayiwe yego babo mure byaramushikiye mu cyumba barwana batabakomere nimwiruke nanjye gasigara nyirana papa na mwanya ramaramuka ngo narakunaniye ngo ariko turareba nuva kuwuteguza nimusigeho n'inka zarabiretse ubu iyi ntambara mushoza mu rugo rwanyu ruhora turi kwiyamukira no kwiyamukira abana banyu mubagira ibikaya ejo aba bana banyu batsindaga neza nibatangira kuzana amanota make muzabarega uburangare n'ubuswa bukabije kandi nimwe ba nyirabayazana ni ukuri rwose ndabyumva n'ibikwiye na busa ibintu babi dukanga umugore w'umuryango wadurukamo ko turi kwangiza abana bacu bikomeye duhungabanya ubuzima bwabo bwo mu mutwe ariko uyu mugore ntashobora kunyumva nakumva nagize n'ukuri urabivuga se urabizi uzi ko bibakurikirana kugeza babaye bakuru ndetse no mu ngo zabo ariko nababajije icyo mfara n'ubu nimurasubiza harya wowe ngo wa mugore narungwiriye mugwira harya ngo wowe uje kumva ibibazo byacu ngo ninde wabigutoreye muko wingwira ninde wabigutoreye kuko muvuga mukanyica ninde wabigutoreye rata na mari dore ibintu bijya gutangira uyu mugore yafashe amafaranga ajya ku isoko guhaha nanjye nsigaye mfasha abana gusoma mbonye atinze ndamuhamagara ngo atahe ntiyanyitaba namuhamagaye inshuro nyinshi zishoboka atitaba bigeze ngo n'umva telefone yavuyeho ubwo uranyumva na mari yego ndakumva ubwo nawe yagusembuye utangira kurakara none se wowe niwarakara icecekera nagikora se nkabona atashye yasinze nta n'ibyo azanye agenda adandabirana ngize ngo ndavuze aba ateye hejuru ngo iki rata na mari ntabwo bitakurebaga ariko namubwiye ko amafaranga nayataye nakubanza ngo bana utambwira shaba hayibyo ariko data anamari nyumvira izina ry'Imana n'urungo waye by'izina ry'Imana ako namari ubu nzagenda navuze ko ataye wa mugore we ako mana shobora byose none se kanya ko amafaranga ashimye yazimiye ngomwereye wakuye donde se burya ariko jewe uva gese ubwiyo ubundi tutanagoranye kamwe niko kamaze amafaranga yaciye ibintu umva kanya cisha mu kidatuma ngutura umujinya amafaranga wapfushije ubusa bikabye gutuma nabana bacu babura hejuru yawe ski tuza wa mugabo mwihangane mwumvikane kandi mwumane dore muri ababyeyi mureke gukomeza guhungabanya abana banyu mubabuza umutendezo wabo mu rugo wamwihoreye ubu se nabona ko bitumye abana bacu bareka kwisoma kandi byo bibereyemo kubito nawe kanyange ni mu ntega amatwi uretse ko kurwana bidakwiye noneho kubikorera imbere y'abana byo nagahuma mumbwira namari wenda we yabasha kumva nawe nakubwira ukeneye kumvuga ko sigaho kanya mwembi birabareba ndagira ngo mumenye ko amakimbirane mu muryango agira ingaruka mbi ku bana ubwo urabyumva kanya komeza twibwata namari ingarukara nk'ubu muri iyi mirwano yanyu abana banyu bashobora kuhakomerekera bikabaviramo ubumuga bukabije cyangwa se bakaba bahatakariza ubuzima ubwo uranyumvira namari komeza twibwire rata aya makimbirane yanyu atera abana banyu guhangayika no kubura umutuzo bikaba byatuma bananirwa kwiga ndetse n'ishuri bakaba barivamo ubwo murabyumva ako buvuga iki ntatagenda kumva umva ibyo tumva n'abandi nakubwiye ngo ceceka baravuga ikintu erega munamenye ko murimo kubatoza uburere bubi ubu se ejo nibatangira kuba abanyamahane abanyarugomo muzavuga ngo mwabyaye nabira anamari wivunika rwose ndakumva dore byatumye n'abana bacu bibabuza gusoma kandi ibyo bari bibereyemo hejuru y'uno mugore barakoze rero mugabo ubwo rero wigeze umunsi n'umwishinga n'umwigisha byitwarire hano suka rego ugomba kunyumva ubwo uranyumvira ngo n'ibitsizino uwarenze urugo akubwo muranyumvira erega ibyo byitwaga byose bari gupfabusa musimbuke narumeko asoni arega igikwiye ni uguhinduka mukabera urugero abana mubyara mwirinda amakimbirane mu muryango kandi muzirikana ko mwenda bibareba gusa ugabanye izo nzoga iyi kinamico mwayigezwagaho na Imbuto Foundation muri gahunda y'umushinga Uburezi Iwacu
ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na World Vision na Humanity and Inclusion ku nkunga ya USAID.